Yesu nashimwe cyane bakozi b'Imana bene data. Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abo twabanye saa 9 za nijoro mwese ndabiyegereje. Uyu ni umunsi wa gatatu wacu w'amasengesho y'ukwezi kwa kane y'iminsi 4 tuzasoza ku cyumweru ku itariki 5 kuri Pasika, aho tuzatwibuka urupfu n'izuka by'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Hanyuma ndabiyegereje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bifurije gukomeza kwambara imbaraga mu isi y'umwuka. Ndasabira umugisha ukomeye cyane abantu biyirije ubusa. Imana ibahe imigisha ikomeye cyane. Imana ikomeze kubambika imbaraga. Nta muntu usenga akina. Amasengesho arabohora. Amasengesho nubwo utabona inyungu yayo ako kanya, Imana yo mu ijuru haleluya hari igihe izakwibuka nkuko yibutse Koruneliyo ibyakozwe n'umwa 10:2-3. Imana iza kumwibuka saa 9 yarabyiza akamenyero. Imana iramutungura iramubwira ngo amasengesho yawe n'ubuntu bwawe byahindutse urwibutso rukomeye imbere y'Imana isumba binga isumba byose. Haleluya na Imana izibuka amasengesho yawe mu izina rya Yesu. Hanyuma hari inyigisho nigeze gutegura ivuga ku bikorwa by'ubuhanuzi, uburyo umuntu ashobora gusenga ariko akagira ibikorwa by'ubuhanuzi akora byahura no kwizera kwe n'isengesho n'Imana ibibiri inyuma bikabyara igitangaza cy'Imana. Iyo nyigisho nifuje ko nakongera kwinyuzaho kugira ngo abantu bayikurikire bitonze muri iyi minsi turi mu masengesho, kugira ngo saa 9 z'ijoro cyangwa saa 2 z'ijoro abantu baze kugira gute bajye bizera muri ano masengesho nk'aya ngaya badasanzwe, bizere mu buryo buhambaye biyirije ubusa, bizagira ikintu bimara mu isi y'umwuka. Niba nkubwiye ngo ufata amavuta tuyasengera ukafata mu kiganza cyawe twayasengera, wayisiga ahantu wari waragize ikibazo ugakira kikarangira, ese buriya yo nkubwira ngo ufata umwenda w'umugabo wawe, fata umwenda w'umwana wawe, fata ikayi y'umwana wawe, ese uyifate ku giti cyawe utarindiye kubona bikubwira ukizera, ese kwa kundi byabaye biriya nibyaba ukundi kuntu wizeye wowe? Yego, ibikorwa by'ubuhanuzi rero ikibazo ntabwo ari icyo kintu wafashe mu ntoki, ahubwo Imana ibibiri inyuma kwizera kwawe, gusa kwizera ndetse n'ijambo ugiye kwatura niryo rigira imbaraga zihambaye mu isi y'umwuka. Nifuje rero ko muri ano masengesho adasanzwe nk'anga tuba turimo, iyi nyigisho utayikurikiye ngo yumve ituma uzamuka mu kwizera. Nabonye byaba ari igihombo gikomeye cyane ku bantu bakunda kwigishwa kwisengera ndetse no kwizera. Niyo mpamvu nifuje ko video nyinyuzaho muri uno buryo kugira ngo abantu bayitangire ndetse akantu ku kandi, kuko iyo turi live akenshi hari igihe usanga abantu batazi gutangiza video bafatira aho tugeze, bagafatira aho tugeze turimo turasenga bagafatiraho, nyamara batigeze bumva ijambo ry'Imana mu buryo butangira. Ariyo mpamvu nifuje ko haleluya abantu batangira iyi nyigisho bakayirangiza bakazamuka mu kwizera bagatumbagira, ndetse n'indi minsi yari yose bajya bizera mu buryo budasanzwe bakizera kandi bakabona imirimo y'Imana isumba byose. Iyo tuvuze rero ibikorwa by'ubuhanuzi cyangwa se ibikorwa bya gihanuzi, tubana ba Yoshua ujye bagiye bafata amabuye bakayashinga bakavuga ngo n'amabuye y'urwibutso, si byose tubona uburyo Abisirayeli bazengurutse Yeriko inshuro 7. Biriya bintu byose n'ibikorwa bya gihanuzi. Ku nshuro ya 7 Yeriko ikariduka. Ubwo turi kugenda tuvuga ibikorwa bya gihanuzi. Tubona uburyo Mose mu butayu Abisirayeli batewe n'inzoka zitwa inzoka z'ubusagwe zirabarya koko. Imana irangije amubwira ngo rero kora igikorwa cy'ubuhanuzi, ugiye gucura inzoka y'umuringa isa nk'izo zirimo zirabarya, nurangiza uyimanike ku giti, umuntu inzoka iraza kurya nareba ya nzoka igishushanyo imanitse nayireba araza gukira. Byari igikorwa cy'ubuhanuzi cyashushanyaga Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana isumba byose, ko abantu bazajya bamwitegereza ku musaraba bagakira indwara, bagakira ibyaha, bagakira imivumo. Ibyo Imana yabwiye Mose byari ibikorwa by'ubuhanuzi, ariko bikagira imbaraga. Uw'inzoka iriye yarebaho gusa agakira. Kubera iki? Kubera ijambo n'Imana
biri inyuma y'icyo gikorwa cy'ubuhanuzi. ubwo ndimo ndasasira kugira ngo twinjire mu nyigisho nabateguriye, twamenye ibyo ari byo. Iyo ibikorwa bya gihanuzi ni ibihe? Ni kwa kundi umurozi agutwara isutiye akagenda akayitongeraho ibintu akavuga ngo ntuzongere konsa, kandi kuko ntiwongere konsa. Ni kwa kundi umurozi agutwara ikariso yarangiza akagenda akayinaga mu mazi akunda mu kiyaga gihora gitemba, akavuga ati nawe uzajya uva ubudakama, kandi kuko bikaba yakoranye n'imbaraga z'umwijima. uko nguko ni ibikorwa bya gihanuzi. Twebwe aho dutandukaniye n'abarozi, twebwe na ba Mose uburyo bizeraga, bizeraga Imana, byari ibikorwa bya gihanuzi byiza, byizera ubutabazi, gutabara abantu. Yego, igikorwa cya gihanuzi ushobora kuba wakora ni nk'urugero, urashobora gufata ikayi y'umwana wawe agiye ku ishuri ukayisengera, sibyo? Warangiza ukayishyira mu yandi, wayisengera uvuga ko nta myuka y'ubujiji cyangwa se izamutera imubuza kwiga, imubuza ubwenge, izigera igera ku mwana wawe. Icyo gihe igikorwa uba ukoze, uba usengera amasomo yo mu bwenge mu buryo utabizi. Ugize ibyago akagira umurozi ukora ku ikayi y'umwana wawe, niwe wahita umenya ko ibikorwa bya gihanuzi bigira imbaraga mu isi y'icy'umwuka, bijyanye n'icyo wowe wizeye. Haleluya, haleluya. Hanyuma ikindi numva navuga ku bikorwa bya gihanuzi, ibikorwa bya gihanuzi ni byinshi cyane, turazabona kugenda tubigarukaho tubivugaho muri iyo nyigisho. Gusa ibikorwa bya gihanuzi ni ibyo ngibyo mba ndi kuvuga. Yesu afasha kondora agatobye asize ku maso ngo ugende ujye kwiyuhagira. Ibikorwa by'iki bya gihanuzi, ibintu nk'ibyo rero nibyo mba mvuga ibikorwa bya gihanuzi. Ibikorwa bya gihanuzi abantu mwamenyereye ngo ni ugufata amazi ngo tukasengera wanywa ugakira, ngo ni ugufata amavuta tukasengera wanywa ugakira. Ibyo bikorwa bya gihanuzi mu birambirwe, mwige n'ibindi mushobora kuba mwafata mugasengera kandi mukabikora bigakunda. Urashobora gufata umwenda umugabo wawe yambara ukawusengera, yawambara akabohoka imizimu ikamurekura. Si ibyo turaza kugenda tubibona, kugenda tubivugaho iby'imisego, muraza kugenda mubyumva. So nifuje ko rero muri ano masengesho y'iminsi ine twagaruriye inyigisho kugira ngo abantu babe qualified, abantu babe trained mu bijyanye n'amasengesho, mu bijyanye no kwizera. Haleluya. Imana ibamugisha, kandi nimukunda inyigisho mubigaragarize muri komanteri. Reka basengere. Uwiteka Mana ikomeye, uwera wa Isiraheli, turi mu masengesho y'iminsi ine yo kuzura ibyapfuye. Ndakwinginze buri muntu wese wasenze komeze kumwambika imbaraga kandi abone inyungu yo gusenga. Utabara umuryango we, umutabare kubwe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakwinginze Uwiteka, uguhamagara mu rugo rwe umutabare mu izina rya Yesu. Uguhamagara muri business umwitabe mu izina rya Yesu Kristo. Uguhamagara mu mubiri we, mu bugingo bwe umwitabe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ukomeze kutwambika imbaraga z'umwuka wera, ukomeze kudutsindishiriza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ukwezi kwa kane uzukane n'ibyacu. Haleluya, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Komeza utwambika imbaraga. Turakwakire muri risengesho, ngwino ubane natwe muri inyigisho, ngwino ubane natwe, utubohore, uturwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Utwigishe kwizera, suka umwuka wo kwizera hagati muri twebwe. Amagambo y'Imana tugiye kumva, turimo kuganira, azamure kwizera kwacu mu buryo budasanzwe. Kandi umuntu uzizera akizera kubera ijambo yumvishe ry'Imana, Uwiteka we bizamubere nk'uko yizeye. Azagira abantu ahindura, azagira abantu abohoza kwa Satani, abagarura mu bwami bw'Imana, bizamubere nk'uko yizeye. Kubera iki? Kubera ko azaba yizeye bishingiye ku ijambo ry'Imana. Urakoze kuri Imana ibinyemereye, kandi uri Imana ibyumvise, ni mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. So nyemerera rero unkurikire witonze, ukurikire iyi nyigisho ivuga ku bikorwa bya gihanuzi. Niba uri umugore ufite umugabo iragufasha, niba uri umugabo ufite umugore iragufasha, niba uri umukobwa iragufasha, niba uri umusore iragufasha. Ni inyigisho iri genero, iraza gufasha abantu mu buryo bwo kwizera, mu bijyanye n'imisengere no kubohoza abantu bo muri famiye, babandi baba baragiye batunanira, nyine namwe murabizi. Imana ibahe umugisha, mukomeze mwambara imbaraga mu isi y'umwuka. Yesu Kristo ari kumwe natwe, kandi Imana iri kumwe natwe kugira ngo iturwanirire mu izina rikomeye rya Yesu.
umuntu udasanzwe ugiye kumenya ibintu bikomeye cyane by'amabanga cyangwa se ubwiru bukomeye cyane muri iyi ntambara y'umwuka, ku buryo yego wenda ushobora kuba waragiye ugenda ubyumva akantu gatoya, ariko ndagira ngo nkwigishe ikintu cyitwa ibikorwa bya gihanuzi cyangwa se ibikorwa bya gihanuzi biri kumwe n'ubutware bw'ijambo. Ndaje mbikwigishe nurangiza uhindura amateka y'umugabo wawe, y'umugore wawe, y'umwana wawe, y'urugo rwawe, y'akazi kawe, ikintu icyo ari cyo cyose uraza kuba opened. Haleluya, uraza kuba opened ku kintu icyo ari cyo cyose. Uraza kuzamuka mu kwizera mu bijyanye n'imisengere. Intego yacu ni ukutraininga, kwigishanya, gushaka Imana, kwizera no gusenga mu izina rya Yesu Kristo wapfakazuka. Haleluya, ndabiyegereje mu izina rya Yesu Kristo. Reka nangire mvuga ngo abapfumu n'abarozi bakoresha imyenda yanyu, amafoto yanyu, ibirenge by'ahantu mwakandagiye, imyenda yanyu, bakabitwara mu mwijima cyangwa se mu bapfumu, ahantu habi cyane. Niba abapfumu rero n'abarozi bakoresha ibimenyetso bifatika, haleluya, ibimenyetso bifatika byawe kugira ngo bakuroge, kugira ngo bakurwaye, ibyo twakwita physical point of contact, ikintu cyakuvuyeho. Ibiro bintu kenshi nagiye mbivuga, bagafata icyo twita physical point of contact cyakuvuyeho, ikintu cyavuye ku buzima bwawe gihuje DNA nawe wigeze gukoraho. Nababwiye itegeko rimwe umunsi umwe, ndababwira ngo mw'isi umwuka hari itegeko rivuga ngo ibintu byigeze guhura cyangwa se gufatana, niyo bitandukanye birakomeza bikagira n'isano, bikagira na contact. Bivuze ngo umwenda, isutiye, ikariso, bogisa, ingofero, ipantaro, ishati wigeze kwambara, naho wayijugunya iracyafite contact nawe. Iryo tegeko mw'isi umwuka rirahari. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibyo byose barabifata kugira ngo baguhumanye, bakuroge, baguteze imivumo, imyuka mibi. None kuki wowe nk'umwana w'Imana isumba byose utakoresha ibimenyetso bifatika ufatanyije n'Umwuka Wera n'ijambo ry'Imana kugira ngo ubohore umugabo wawe, ubohore umugore wawe, ubohore umwana wawe, ubohore ikintu icyo ari cyo cyose? Hari umudamu umwe nigeze kubwira ngo musenye ibijyanye na business, ndamubwira ni ntabwo ngusengera niba atari huri, uzagenda uzanira ikintu cyo muri butike yawe ngo usengere ugifashe mu ntoki kuri telefone. Haleluya. Kubera iki twiga gukora ibikorwa bya gihanuzi mu masengesho yacu? Ngiye gushingira ku buhamya bubiri. Ubuhamya ni bwinshi cyane, ariko ngiye gushingira ku buhamya bubiri kugira ngo abantu bizere. Ni ubuhamya bw'abantu babiri, haleluya, bagiye batura ibintu bikomeye ku nkweto ndetse no ku musego. Umusega aho umuntu arara ndetse n'inkweto umuntu yambara. Amateka arahinduka iyo abantu basengeraga cyangwa se baturaga. Haleluya. Ubuhamya bw'inkweto bwo buri ahantu henshi ku isi, ariko ndavuga ubwo muri Nigeria ndetse no muri Kenya. Ubuhamya bw'inkweto muri Nigeria no muri Kenya, hari umudamu umwe wari ufite umugabo w'umukristo, ariko umugabo we yari umucuruzi, umugore ari umukristo ariko akaba ari umusambanyi. Umugabo yari umusambanyi w'umucuruzi, umugore wari ari umukristo. Haleluya. Ndetse n'ubundi buhamya, ubuhamya bw'inkweto nigeze kubwumva ku itorero cyangwa se ministry yitwaga ngo Mountain of Fire and Miracle Ministries, hari muri Nigeria. Ubu buhamya bagiye babutanga. Haleluya. Ku mukozi Imana twari muri Dr. Orukayo, Dr. Orukoya. Dr. Orukoya ngira ngo wenda muramuzi, muzabisearching muzabibona. Dr. Orukoya, uyu mudamu yatanze ubuhamya mu itorero ryiwe. Ubuhamya bwa kabiri bwabaye muri South Africa ndetse no muri Ghana. Uwasegeye umusego ni umumama uri umupfakazi, afite umwana wamunaniye ahora mu biyobyabwenge,
arangije afata umwenda basengeye mu rusengero awushyira mu musego, buri uko aryamye akajya ajya gute arota umuntu amubwira ngo ihane. Birangira asanze mama we. Ariko reka tunyure muri buno buhamya gato kugira ngo wenda bidufashe tubone ko ibyo turimo tuvuga atari ibintu byacu, ahubwo ari ibintu Imana yakoze mu bindi bihugu bitandukanye. N'Imana yabikoze mu bindi bihugu bitandukanye. Nawe ni wizera uyu munsi uraza kubona ubwiza bw'Imana, uzatangira kubona impinduka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka duhere ku buhamya bw'inkweto. Haleluya. Reka duhere ku buhamya bw'inkweto, kuko ibintu ndaza kuvugaho ndavuga ku nkweto, mvuge ku ishati, mvuge no ku musego. Kandi ngende mbabwira buri kimwe cyose, amasengesho n'amagambo kuri kuba wasengera. Niba ufite umugabo guca inyuma, umugore reka maze mvuge ubuhamya kugira ngo ne kwihuta. Haleluya. Ni umubyeyi umwe yari afite umugabo akunda gusohoka ku wa gatanu. Murabizi ko ku wa gatanu nyine abantu bakunda kujya gute, bakunda gusohoka bamwe na bamwe. Ariko yagendaga ku wa gatanu, igitangaje yazaga ku wa mbere. Urumva ko yabaga yagize gute, yaraye mu busambanyi bwiwe. Umugore bigeraho biramurembya, yumva arabirakariye. Sinzi ukuntu Imana yaje kumuganiriza cyangwa se kugira igitekerezo, arangije asengera umugabo inkweto z'umugabo wiwe, arazisengera azisiga amavuta. Arajya avuga ngo ntegetse ko uyu mugabo aho azakandagira hose, arimo kuvuga kuri za nkweto, aho azakandagira hose mu busambanyi hazamuhindukire umuriro ndetse n'iki n'amahwa. Niyo magambo yatuye. Haleluya. Hazamubere aho azakandagiza izi nkweto cyangwa se aho uyu mugabo azakandagira hazamubere umuriro ndetse n'iki n'amahwa. Noneho bituma ahindukira agaruke mu rugo, mbega ubusambanyi abureke. Aya namwe magambo uyu mugore yaturaga. Umunsi umwe rero kabaye uyu mugabo agiye mu busambanyi, kuko yabisengeye kinini. Rimwe umugabo ajya mu busambanyi ahantu yasambaniraga, asohotse ku wa gatanu, ageze ikintu cyabaye, yafashwe n'umutwe, ahinda umuriro, afatwa n'ubwoba bwinshi, ahita afata tagisi arataha. Ngo kuva uwo munsi ntabwo yongeye kujya gute, ntabwo yongeye gusubira mu busambanyi, ahubwo byaje kurangira yihannye, atanga ubuhamya. Uwo ni umwe. Uwa kabiri ni umwe nababwiye w'umusego. Ni umubyeyi, yari umupfakazi, yari afite umwana we yakoreshaga ibiyobyabwenge, akagendana n'ikigare cy'abajura, cyangwa se yari afite n'inshuti z'abajura. Umubyeyi agerageza kumwinginga no kumubwira ati mwana wanjye ibintu wabivuyemo. Aramunanira, kubera ko hari icyo twita spiritual attack. Umuntu akoreshwa ibintu n'abazimu, ntabwo amugira inama ngo bikure, kuko ni intambara y'umwuka. Umubyeyi nawe afata umwanzuro wo gusengera umusego w'umwana wiwe, ahantu arara, ahantu aryama. Haleluya. Igihe kiza kugera, uyu mwana arota inzozi z'ikuzimu, akarota umuntu amubwira ngo ihane, akarota umuriro. Rimwe aza kubyuka abwira mama, aramubwira ngo mama, nsengera Imana ko nkunda kurota ibintu by'imiriro, nkunda kurota ibintu ngo ahantu ndara hari ibintu bimbwira ngo nihane, hari ibintu bimbwira ngo nihane, ngo nihanire Imana, wansengeye. Mama waramusengera, aramubwira ngo ihane, ibintu urimo ni ingeso mbi, narabikwigishije uranga, bizakurimbuza, bizakujyana ikuzimu. Birangira umwana ageze gute, birangira umwana yihanye. Ariko hari ahantu twitonde, ntabwo imbaraga ari izi nkweto, nta nubwo imbaraga ari amavuta, nta nubwo imbaraga ari imisego, ahubwo imbaraga ziri mu kwizera Imana. Kabiri, no kwizera ijambo ryavugiye kuri cya kintu. Icyo kintu ni icyerekezo, icyo kintu ni igikorwa cy'ubuhanuzi, ni prophetic symbolize, ni ibikorwa by'iki bya gihanuzi, kandi ibyo bintu birakora. Natangiye babwira niba abarozi bakoresha imafoto n'imyenda yanyu mu bupfumu kandi bigakora, niki gituma abakristo batakoresha ibi bintu? Nibigutangaze muri bihugu bya Nigeria na Ghana na South Africa, ibi ni ibihugu byateye imbere mu bijyanye n'ibikorwa bya gihanuzi, kubera abapfumu n'abarozi babayo. Haleluya. Abarozi rero baho bakoresha bino bintu cyane, bituma nabo bavuga ati ariko kubera iki, why not? Bakagwariza ntambara zo mu mwuka bakoresheje intwaro zifatika,
point of contact, ikintu cyakuye ku muntu. Nigeria, South Africa, Ghana, biriya bihugu cyane cyane Nigeria byateye imbere mu gukoresha ibikorwa bya gihanuzi mu misengere yabo. Hajya mu rusengero afite diplome, hajya mu rusengero afite itaka ry'ahantu atuye. N'abantu bateye imbere mu bijyanye no kwizera, gukora ibimenyetso by'ubuhanuzi. N'abantu bari advanced muri bino bintu. Imana idufashe cyane, Imana itugire neza. Haleluya. Nawe uyu munsi rero wakwiga gusenga mu masengesho, wahindura ubuzima bw'urugo rwawe, wahindura ubuzima bw'abana bawe, wahindura ubuzima bw'umugabo wawe, wahindura ubuzima bwo ku kazi, wahindura ubuzima bw'ikintu icyo cyose. Haleluya. Wahindura ubuzima bw'umukoresha wawe, wahindura ubuzima. Turaza kubibona uburyo ba Paulo bagira gute, nk'ibitambaro byabaga bivuye ku mwenda wa Paulo ku mubiri bakabikoza ku barwayi bagakira. Niba amavuta anoint, amavuta y'Imana ariko agenda mu myenda ya Paulo bakwiye ku mubiri wagakiza abarwayi, wibaza ko umuntu yambaye byagenda bite? Ndaje mbabwira uburyo, haleluya, n'amasengesho ajyanye na buri kintu cyose ushatse gusengera ku muntu. Niba uzi ko hari ibintu wumva ko yahindukaho cyangwa se byamubase, ukaba waramugiye inama bikanga, ukaba waratangiye kubona yaratambitse ibirenge, ndaje mbabwire deeply uburyo bwo kuba wasengamo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Mbere yuko rero reka tugaruke gato, mbere yuko tuvuga ukuntu wowe wasenga wizeye ukabohoza umuntu wawe cyangwa se umugabo wawe, nyuma yo kumva ubuhamya bwo muri Nigeria, muri Kenya, South Africa n'ibindi bihugu bitandukanye, abantu bagiye batanga ubuhamya basengera abantu babo, basengera imisego n'inkweto. Ubundi muri Bibiliya, haleluya, Bibiliya ibi bintu n'ubupfumu cyangwa n'Imana ubwayo ibikoresho. Iyo dusomye igitabo cyo Kuva 4 hari kuri 2 bakomeza, niyo bageza kuri 4 na cyo bagakomeza, tubona inkuru ya Mose n'inkoni n'Imana. Inkoni ya Mose, haleluya. Imana yabajije Mose, iramubaza ngo Mose, what do you have? Ufite iki? Haleluya. Mose abwira Imana ngo mfite inkoni mu ntoki zanjye. Mose yari afite inkoni isanzwe nkuko abashumba bose bagira inkoni ariko Imana yitibona ko inkoni ari iturufu iraza gukoresha mu murimo wayo. Haleluya. Murabizi ibintu inkoni ya Mose yakoraga, yayikubise ku nyanja ishikamo 2, yayikubise ku rutare havamo amazi baranywa. Bishatse kuvuga iki? Imana ishaka gukoresha ishati twavuze, igakoresha inkweto, igakoresha umusego, haleluya, nk'intwaro yo gukubita abazimu n'abadayimoni. Wowe wabishatse nawe ufite ububasha n'ubushobozi bwo kwatura ijambo ryo kwizera n'izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ku musego, ku inkweto, ku myenda, bikagira imbaraga kuri wa muntu, kuri nyirabyo wa muntu. Ibi ngibi nubwo byari bikwiye no kuntwara imbaraga nyinshi mbivuga, kuko murabizi cyane, umaze kubisobanukirwa. Ariko icyo ndaza gutindaho ni uburyo ushobora kuba wabikoresha, kuko ibyo murabizi. Wenda biradufasha kugira ngo duhumuke, ariko murabizi bino bintu. Niba baruza bikoresha kuki twebwe tutabikoresha? Imana ishaka gukoresha ikintu ufite nk'ishati nkuko yakoresheje inkoni ya Mose. Irashaka gukoresha inkweto nkuko yakoresheje inkoni ya Mose. Reba hari kubwandiko rwa 2 rw'abami. Haleluya. Hari kuri 2, reka dore kuri 13 wenda. Murabizi Eliya na Elisa. Umwenda cyangwa se umwitero wa Eliya na Elisa. Eliya amagara akimara kumutwara mu ijuru, Elisa yasingiye umwambaro we, kandi bari bambutse Yorodani, yambukiye kuri Eliya, nawe ageze kuri umwenda atawucamo 2, bivuze ngo agiye guhabwa imigabane 2. Ageze kuri Yorodani afashe igitambaro gikubita kuri Yorodani, gicikamo 2 arambuka. Uyu wari umwenda wari umwenda wa Eliya. Elisa akoresheje imirimo n'ibitangaza, akwita ku mazi ya Yorodani, yigabanyamo 2.
Iyo twigisha ibintu nk'ibi rero hari abantu bumva ko ahari ari imyizerere y'abandi bantu, ariko ni imyizerere ya Bibiliya. Kuki mudakora ibikorwa bya gihanuzi? Haleluya. Ibyakozwe n'umwa 19 hariya kuri 11 tuhabona inkuru ya Pawulo. Bivuga ko Pawulo Imana yakoreshaga amaboko ye imirimo n'ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye cyane, bigera ku rwego, haleluya, abantu bazana ibitambaro, bazana imyenda bakayikoza ku mubiri wa Pawulo, none bakagenda bakikoza no ku barwayi bagakira, imyuka mibi ikabavamo. Ngaho nawe nyumvira, haleluya. Niba imyenda yavaga ku mubiri wa Pawulo yarafataga amavuta yo kuri Pawulo bayakoza ku muntu urwaye abadayimoni bakahunga bakamuvamo, biragaragara ko imyenda irashobora kujya gutwara ikintu runaka. Ibi nabivuzeho cyane. Bivuze iki? Umwenda w'umugabo wawe wasengeye, inkweto z'umugabo wasengeye, umusego w'umugore wawe wasengeye, haleluya, uramutse usengeye Imana irashobora kuwukoreramo mu kwirukana umwuka w'ubusambanyi, mu kwirukana umwuka wose uwo ari wo wose, ubata waba waramubase. Birashoboka. Ubusinzi n'iki birashoboka. Uzabikore rimwe, ubikore kabiri gatatu, watura mu maraso Yesu Kristo wapfa akazuka. So mu gihe urimo urabohoza umuntu, mu gihe urimo urasengera umuntu, ubundi hanga twere mu bijyanye n'ingo cyangwa se n'abubatsi, mu gihe urasengera umugabo wawe, nukavuga ngo Imana ngimufashe, ngo Imana mufashe, nukavuga ngo Imana mufashe gusa, ahubwo tegeka ahantu ikibazo kiri, fokasinga ahantu ikibazo kiri nyirizina, haleluya. Fokasinga ku nkweto, watura inzira. Fokasinga ku musego, watura ibitekerezo. Fokasinga ku ishati, watura baza kumwizirikaho cyangwa se inshuti mbi cyangwa se baza kumwikubaho. Mbega kuki se batwara umusatsi w'umuntu bakamuroga ibisazi cyangwa kuribwa umutwe? Kuki batatwara umusatsi ngo bakuroge kuribwa amaguru? Kuki bisaba kugira ngo batware ahantu bakanagiye bakuroga amaguru? Kuki se badatwara inkari ngo baguteze inyatsi? Ahanini bishingira ku mafaranga. So gira amasengesho afite intego, ari target, haleluya. Gira amasengesho ari target ku kintu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mugira ukubohoza umuntu. Kuki se mbabwira ngo mufate amakaye y'abana banyu? Mbiri target n'amasomo. Ntabwo abantu bazi gusenga pe, suka abantu batazi gusenga, ahubwo abantu ntabwo bazi gusenga amasengesho ajyanye n'ikibazo bafite cyangwa na situation barimo uwo munsi. Nawo buri abantu bazi gusenga si ugutabaza gusa, gusenga si ukurira gusa, aho gusenga ni focus, ni intego, ni target. Elisa arasenga ngo ndakwinginze Uwiteka Mana, huma amaso z'ingabo. Immediately Imana izuhuma amaso, haleluya. Imana ijya guteza amaso. Bazamutse ku musozi na Yesu, na Yesu inzara bakubitirayo. Baravuga turagenda dute? Hari iki? Babona amafi n'imigati, arabitubura barabirya. Kujya atafasha amabuye ngo yatubure kare akanya. Amabuye yahinduye imigati mu gihe nta muntu wari ufite amafi kuri uwo musozi. Ariko mu gihe hari umuntu ufite amafi n'imigati ku musozi, ntabwo biri ngombwa ko Yesu ajya gufata amabuye ngo ahindure iki umugati, kandi hari umuntu ufite amafi ni gusumenya amasengesho, haleluya. Kumenya ibintu ukwiye gusengera bitewe n'umwanya urimo na situation urimo. Hari ubuhamya bw'umuntu ugeze kumva ngo sinzi ishyamba yari arimo, noneho ngo essence mushiriraho, kandi ntiyagombaga kuva aho ngaho. Ikintu yakoze ngo yise yizera, ikintu yari afite n'amazi, ngo y'amazi arangije ngo areba mu ijuru atabaza Imana, aravuga ngo Imana, aya mazi ndasenge kugira ngo ahinduke essence, mva aha hantu mbone nava hano hantu. Aranya afata y'amazi ayasuka hehe? Nimba ari moto, nimba ari imodoka ntumbaze, ayasuka mu gikoresho cyiwe, mu mashini yiwe, kandi abona ko ari gusukamo amazi. Arajya yicara ku kinyabiziga cye, aracyatsa kiraka, ava muri iryo shyamba.
ubutaha ntabwo yabikora ngo bikunde, kubera ko ari ahantu esansi igurirwa. Haleluya. Kumenya amasengesho ajyanye na situwasiyo urimo. Haleluya. Kumenya amasengesho ajyanye na situwasiyo urimo. Na Satani nawe arabizi. Yateze Yesu hara muri Matayo 4, aramubwira ngo nyamara uhinduye iribuye umutsima wawurya kuko urashonje. Urumva Satani amutegera mu mwanya w'ikintu koko akeneye ako kanya. N'ubwambi bw'umwijima icyo kintu urakizi. Reka twikomereze. Iyo ndi kuvuga bino bintu bishituka nagiye mu bintu byinshi cyane no mu byanditswe byinshi cyane. Haleluya. Isengesho ushobora gusenga wenda nk'urugero ugasiga amavuta umusego, si ngombwa ngo menshi genda umusego uhindura amavuta, hoya. Ibikorwa bya gihanuzi make cyane, duke cyane, howa cya gihanuzi. Utazagenda ukuzuza umusego w'abandi amavuta, reka urashaka no kuwusengera. Haleluya. Ukashyira amavuta y'amazi ukasengera, cyangwa se n'ikindi kintu. Wenda nk'urugero ukuntu wabikora, kubera ko umusego twavuga ko uhagarariye ibitekerezo, bya bindi by'ubusambanyi, bya bindi byo gucanganyikirwa. Haleluya. Bya bindi by'inzozi mbi zimujyana mu bagore n'ibiki byose cyangwa se mu bagabo, ibintu nk'ibyo. Bya bindi by'ibiyobyabwenge, bya bindi byo kudakizwa, bya bindi by'ubusinzi n'ibiki. Ubu twavuga ko umusego uhagarariye ibyo ngibyo. Ubwo nyine mutekereza hamwe mwizere. Umutwe n'ibiki bibamo. Haleluya. Ushobora gufata amavuta rero ukayasiga ku musego nk'ikimenyetso cy'uruzitiro rw'umwuka wera, nk'ikimenyetso cy'ubushobozi bw'umwuka wera, cyangwa se uruzitiro rw'umwuka wera. Ukavuga ngo wowe mutwe w'uyu mugabo wanjye cyangwa se umugore wanjye. Haleluya. Haleluya. Nuryama ndategeka ko umwuka w'ubusambanyi, umwuka w'urwango, ibyo bakwikoreje n'ibyo bakuziritseho bituma urugo rwanjye ruhorana intambara, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ukagenda uzanamo n'ibyanditswe byera, nk'uko i Beteli, ni Beteli hariya, nk'uko Yakobo ari Beteli yiseguye ibuye agatangira kubona abamarayika bajya gute bazamuka abandi bamanuka. Nanjye ndasengeye umusego mu izina rya Yesu Kristo, ukubere irembo ry'ijuru, ukubere umuyoboro n'Imana wo kuvugana n'Imana mu nzozi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Ndatura ko uyu musozi, ko uyu musego nuryamaho urota neza, ibintu bagutwikire by'ibitwikirizo, bitekerezo bipfuye, imbaraga zigutwaza igitugu zikurekure, niko mbitegetse mu izina rya Yesu. Izo ni nk'ingero ndi gutanga, ariko nawe bijyanye n'umuntu wawe ushaka kubohoza, nawe urumva amagambo y'ubwenge nyine wagenda uhimba, ugenda watura. Haleluya. Muka w'inzika, muka ubu byose ukatura ukirukana mu izina rya Yesu Kristo ku musego. Bituma udakunda Imana, bituma udakizwa, aho wanze gukizwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera umusego n'uryamaho, urote marayika y'Imana akubwira kwihana, urote uri mu rusengero, urote uri gukizwa, urote Imana, ukunde gusenga, ugira ibihe byiza, wature mu izina rya Yesu Kristo. Tutanye kubona impinduka. Ubwo ndi kubwira abagore bafite abagabo banze gukizwa, ubusinzi, ubusambanyi n'ibindi byose. Agasupe usambanyi twasengera umusegora, ariko nabyo nibyo wakwatura ikintu ushaka. Haleluya. Haleluya. Isengesho ryo gusengera ishati twayivuzemo nayo, cyangwa reka tuvuge ku nkweto wenda, ishati twagiraho nyuma. Haleluya. Reka tuvuge nko ku nkweto. Inkweto ni icyerekezo, direction ni icyerekezo. Usengera inkweto kugira ngo uhagarike ibirenge by'umugabo wawe cyangwa se umugore wawe, bimujyana mu busambanyi, bimujyana mu bupfumu, bimujyana mu kigare cyangwa se mu nshuti zisenya urugo rwanyu. Birashoboka cyane. Haleluya. Ushobora gufata inkweto z'umugabo wakunda kwambara nk'ikimenyetso cy'urugendo, sibyo? Cyangwa se cy'iterambere ry'umuryango wawe, kuko nabyo birashoboka, murabyumva ko nyine bifitanye isano. Uvuga ati wa nkweto we, izi nkweto
ndazitegetse mu izina rya Yesu Kristo, ndazisenyeye aho zizakandagira hose. Uyu mugabo wanjye cyangwa se umugore wanjye cyangwa se n'undi muntu wese ahantu azakandagira azahabone ibyiza, azahabone ishya n'ihirwe mu izina rya Yesu Kristo. Inzira zimujyana mu bapfumu, inzira zimujyana mu tubari, inzira zimujyana mu tubari, yego, inzira zimujyana mu tubari, inzira zimujyana mu nshuti zisenya urugo rwacu, ndazifunze n'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Izi nkweto zizagara umugabo wanjye mu rugo rwanjye amahoro, agende agiye kuzana umugisha, agaruke mu mahoro, agira umugisha agenda, agira umugisha agaruka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibi birenge nibigatambike bijya mu nshoreke, bijya n'ahandi hose uzi. Haleluya. Aya masengesho arakora. Urashobora gusengera amavuta ukasigaho cyangwa se n'amazi. Ikimenyetso cyose wakora cy'ububasha bwo kwizera urashobora kugikora. Haleluya. Mbega ukaboroka ibirenge by'ahantu ajya. Ngira ngo wenda wahise waguke nawe mu by'umisengero, waguke nawe uzi n'inkingi ni kuguha. Isengesho mwumvisha abantu byagiye bibaho. Hari umugore wo muri Nigeria no muri Kenya barahari bagiye bakora ibintu nk'ibyo. Umugabo agiye gusambana umunsi umwe, yari umucuruzi, nageza kubibabwira, yari umucuruzi. Ngo ageze aho asambanira yumva umuriro uratse mu birenge, yumva ibintu birajagase, yumva umutwe uramuriye, yumva ubwoba bwinshi, arataha. Kuva ubwo ntiyongeye. Isengesho ryo gusengera ishati. Haleluya. Ishati ni imyenda, murabyibuka nababwiye ko Paulo uko byagendaga bakoraga umwenda bakozaga umwenda ku mubiri we, bakagenda bakajya gute bagakoza ku barwayi bagakira. Umwenda twavuga ko ari kugira ngo icyubahiro cy'umuntu kigaruke. No gusengera icyubahiro cyiwe, no kwirukana abagore baza kumwikubaho, areka gukora ibyaha byo mwibanga. Ubwo twavuga ko umwenda uhagarariye ibyaha byo mwibanga, uko agaragara, icyubahiro, ibintu nk'ibyo. Haleluya. Birashoboka cyane. Ushobora no gusengera umugabo wawe imyenda yambaye uwo munsi arajya kujya gute, arajya mu kazi gushaka, arajya gushaka akazi. Birashoboka cyane. Cyangwa se n'undi muntu wese wenda. Yes. Ushobora kuvuga ngo ntegetse ko uyu mwenda uhinduka uruzitiro rurinda uyu mugabo wanjye cyangwa se uyu mugore wanjye, rumurinda abanzi. Nkuko ibitambaro byavaga ku mwenda ya Paulo bigakiza abarwayi, uyu mwenda uwo kweza urushako rwacu cyangwa se ugarura icyubahiro cy'umugabo wanjye. Ndirukana buri bintu byose byambaye umugabo wanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaso adakwiye kumureba ntakamurebe, abadakwiye kumuvugisha ntibakamuvugishe mu izina rya Yesu. Mbega ukatuye ibintu bijyanye n'uko ubishaka. Mwambike umwuka w'ubwenge, ubudahemuka, bwiza, icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Cyangwa se ukabwira uwo mwenda uti uzambara uyu mwenda uzahinduke, mbega uko ukamurema uko ubishaka, azahinduka impumuro, azumvikaneho impumuro y'Imana, igitinyiro cy'Imana cya Kristo mu rugo rwe mu izina rya Yesu Kristo. Mbega ibi bintu uko ari bitatu, ishati, inkweto, umusego, wige kubisengera bijyanye n'ikibazo ushaka gukemura cyangwa se bijyanye n'ukuntu wizeye Imana, bizakunda mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Haleluya. Niba abapfumu bakoresha imyenda yanyu, amafoto yanyu kugira ngo babatware mu mwijima, n'umwanzi Satani akabikoresha, abarozi bakabikoresha, nawe ubwe ku giti cyawe wabikoresha wifashishije ijambo ry'Imana n'umwuka wera, ukatura kandi igitangaza kikaba mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyenazareti. Si uko abantu batazi gusenga, ahubwo usanga hanini, haleluya, usanga hanini abantu bazi gusenga ariko batagiye gute, badafite target, intego, ibyo bashaka gusengera ndetse no kugeraho. Reka ne kuvuga ibintu byinshi, tubivugaho n'ubundi naho tugiye tuzajya tugenda tubivugaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubundi se ndasengera irihe sengesho? Unyuma yo kuvuga ibi ndasengera irihe sengesho? Ndasengera irihe sengesho?
ntaryo nkwiye kuba nasenga ridasanzwe uretse kugusabira imbaraga zo kwizera. Iyo nta isengesho nasenga. Reka dusenge iri sengesho dusaba imbaraga zo kwizera ndetse n'ubushishozi n'ubwenge, ndetse Imana ishyira amagambo yayo mu kanwa kawe kandi wumve ko ufite ubutware muri wowe. Luka 10:18. Nabonye Satani amanuka asa nk'umurabyo, ariko mbahaye ubutware ukanagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Burya ufite ubutware muri wowe, humura mu izina rya Yesu Kristo. Ubutware tangira kubukoresha mu izina rya Yesu. Imana yabwiye Yeremiya igiciro cya mbere ngo ushyire hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami gusenya, kurandura, no gutera imbuto. Senya, randura, twika, tera imbuto. Ufite ubwo burenganzira, ufite ubwo butware mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Niba Imana yakoresheje inkoni ya Mose, nawe Imana yakoresha ikintu ufite. Haleluya. Niba Imana yarakoresheje ibimuri n'ibibindi mu gihe cya Didiyoni, Imana nawe yakoresha ibyo ufite. Why not? Twizere Imana. Turagushimye uwera wa Isiraheli, igitare cy'amahanga. Tuguha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana iduhishurira ubwiru bwawe ndetse n'imirimo yawe. Ni benshi bagiye bizera muri ubu buryo ugakorana nabo. Turasenyera mu izina rya Yesu Kristo abagiye kwizera muri imisengere kugira ngo baye kwaguka, magambo batura hinduka umuriro, hinduka imbaraga, ahinduka ubushobozi, abe complete ku kintu batuye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ubutware bwa Kristo bube ku rurimi rwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'ururimi zibe ku rurimi rwabo mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo basengera bizeye babibone mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Turakwinginze ubohora imiryango yacu, bohora ingo z'abashakanye, bohora abagabo, bohora abagore bari mu biyobyabwenge, bari mu businzi, mu busambanyi, mu byaha bitandukanye, babohore mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wirukane ibitero by'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Ibirenge byabo nibikerekeza ahantu habi mu izina rya Yesu Kristo. Niba ryama barye babona ibyiza, bajye baganirizwa n'ijuru, presence y'Imana imanuka, la poshato zemere fodre mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Urakoze kuri Imana ishobora ibintu byose, urakoze kuri Imana ifite imbaraga n'ubutware, urakoze kuri Imana ifite ubushobozi. Tuha imbaraga zo kwizera, tuha ubwenge bwo kuvumbura amagambo twatura, duhe kumenya ko gusenga ari tagetera intego. Izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ukomeze twagure mu mbaraga zawe, ukomeze duhe ubwenge n'amahishurwa atandukanye yo gukora umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengera buri muntu wese uzizera agakoresha bino bintu mu izina rya Yesu Kristo bizamubere nk'uko yizeye. Urakoze kuri Imana imyumvishe mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen, amen, amen. Ndumva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Yanyishyuriye, haleluya, ya myenda yose, haleluya, yambabariye ibyaha atumanera de, haleluya, haleluya, haleluya. Reka mbabwire abakozi Imana bene data, reka mbabwire abakozi Imana bene data, haleluya. Reka mbabwire bakozi Imana bene data, buriya, haleluya, umurozi aramutse abonye umusego uraraho agapfirikamo ibintu, ndakubwiza uko ntiwakongera gusinzira. Ariko kuki utasengera umusego w'umugabo wawe hanarara? Niba ubona hari ibintu bitameze neza, Imana ikakora igitagaza ikamuhindura. Kera nigeze kubabwira uburyo hari umukozi w'Imana ku rusengero iwacu, wabonaga n'umusilamu bajya intego baratega, baravuga ngo dutege, tuzaba umusilamu undi tuzaba umukristo. Umukristo amurusha ubwenge akajya asengera umusego arara. Byarangiye ngo umunsi umwe wose ari mu rusengero, barabyuka barajyana mu gitondo gusenga, birangira umusilamu akijijwe. Haleluya. Birakora. Tuvuze ku bintu bitatu, tuvuze imisego, tuvuga inkweto, tuvuga n'imyenda. Ariko umuhanga mu kwizera yagutse cyane, yagutse cyane, haleluya, yagutse ku banyeshuri, yagutse ku madiplome, yagutse ku bintu bitandukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze waguke, ukomeze waguke,
ukomeze waguke, ukomeze waguke mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ukomeze waguke kandi Imana ikugire neza, Imana ikurinde guhumugisha mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Reka tuze guhura mu masengesho ari mu masaha y'imbere. Izi ni inyigisho zo kubohoka tuba dutanga kugira ngo zifashe abantu bamwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uwiteka aguhezagire mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen, amen. Kana subscribe ndetse na like kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Shalom. Borwa TV, vuga butumwa.